Karamika. Kuri ni sawa. Meze neza ntare. Oya nawe hari rwose nyine niyo mpamvu wumva nisanzuye. Umuhungu arameze neza. Arangije amashuri ibintu n'uburyohe. Ariko nyine urumva si cyane se nyuma y'amashuri nyine se gushaka imibereho. Umubyeyi nyine birumvikana ariko nyine ujye wibuka ka kantu none se urumva wowe udashaka kundaburiza koko. Nukuri ntacyo ngushinja ntacyo utakoze ariko se urabona koko urabona umugabo abimenye bitaba induru. Yego nyine birumvikana ni wowe mugabo rwose ndanakwemera ariko ntubyumva se ariko urumva nanjye nyine binda undaburije bya mbere ibibazo se koko urumva ntahita nsenya. Ewe mbese urya ntabwo uzi ko barangije ayisumbuye. Umuhungu wawe rwose arangije ariko nyine ibanguka rikomeraho nyine arangije ayisumbuye ni ugutangira ahubwo kureba uko azabaho mu minsi iri imbere. Yego wowe reka dupange biro y'ukuntu wenda wazamubona ariko nawe utandaburije ba wihanganye nzakubwira uko tuzabigenza. Yabaga mukecuru karama mwana wanjye kwacyo wumva mukumbire gusigira wimba ndiyo nkara n'undi muntu ninjye nakadogo tuba twirika muri urugo twenyine gusigira ngo niyo sinari mukumbire birumvikana ntabwo nta minsi myinshi rero naciye jone se ko ni myinshi ni myinshi ariko ndabona no kumpumbura nari mukumbuye aribyo nendaga ko tuganira burya cyagiye uraje si uko hari kandi urabona n'umugabo mwari muri kumwe tuvuga ko tuganira ese hari ikihe kibazo kituma nta kintu muri kwibwira ntabwo twibwira ibiki koko n'ubu se neze niki ariko si ubu neza kuko urabona ntakeneye umwuzukuru ese urajya ngo ndanye n'umupapuro mu nzira uragira ngo umwuzukuru hano mbyukira mu ndu uzabuzukuru nkarya mu ndu uzabuzukuru ubundi uwo mwuzukuru ariko se ubundi wabura n'umuhungu wanyu ari we rukora iki ariko se muri aho ngaho mwirirwa munesha umutwe mwese ndava hepfo ndajya haruguru buri wese yaransamasana ngo umwuzukuru ubundi hari aho byanditse mu wari utanga umwuzukuru
none si ikibazo n'umwana wanjye cyangwa ikibazo ni wowe mbimenye njye kuvuza ngeze mfite ikihe kibazo ntabwo urwaye mfite ariko wakihanganye basi ukareba ko wanabona n'umwana umwe nibura ese n'abamwanzi umugize baza ko njye nanzi umwana wasanga umuhungu wanjye atanatera indambwe none se rero nyine nanga kuyisama none si yo muganiriye wakubwira ngo iki sinzi icyo bafite sinzi icyo bafite rwose ariko ni wowe uri kubyanga uko byagenda kose njyanga se gute sindarana nawe hano nigeze numva asa n'abaye mu gitanda cyanjye ntiturarana ariko abakazana bo muri iyi minsi mwakihanganye koko ngo mbyete nta kibi nakoze nyamara rero ibi bintu nimbishishoza neza nkasanga ikibazo ari wowe niba mana yanjye umva uri burare mu rugo aho yenda ubwo nawe uranzi umva ndagu nuko numva mwese muri kongera amajanja ye ntabwo munabuzwa nande kitandatu ubwo narusezeranye nta kintu uri kwibwira wavuga ngo sinarurara mu kibazo cy'abandi cyangwa umuhungu wanyu umva narugezemo none uzi ko umuhungu wanjye nta narugezemo ku neza ndugeramo nsezeranye akaboko n'akamanzi mva ko hamurana indirimbo ibyo byo mwigira ngo nahava se njya hehe iwacu narahava sinzasubirayo ampejeje ku mwana umwe nk'uw'ingwe wazana amahoro siko ndabaye ntabwo mumeze neza by'amahoro se neza ngeze ncuruza amahoro toka mama kuri bukariyo genda urebe genda vensi karabaye nabayaga nako ndabaye Mama Makri. Mirenge. Uraho neza mama. Amakuru. Makuru ni sawa. Naona wewe mukora dare. Ni karibu rwose byukiye mu turimo. Azo ko bibara papa Chris yabishe. Ni yabishe. Yabimeze. Mwihorera turiya turi mu mutwe. Uzikwana mubaje ngo mama Chris ari. Umva. Wanga ko Papa umuntu. Kandi twe twiganira nta. Twakorofye umurarasa neza. Avuye gutonganye. Ibintu biranshaka ndavuga ndaje mbaze ariko ari dore ni muri metro ni muri metro rwose mama Bera cyari hafanga. Ari hafanga ariko mbona ari kugenda. Ekaba Asanjo kunya ngatunga. Karabaye. Uburyo nawe sa kubwira nabi. Abwiye nabi rwose nkaho wagira ngo hari gahunda twabifite. Umunabi rero yakaba N'ikintu ari mubaje kidasanzwe namaje mu mama Chris ari. Yego. Ngo shingo. Abafite ibyo yaratekereza gupfa ku muntu. None se bimeze bite? Ewe, mwana muri urugo agiye kurikora. Ngaho rero ariko nse. Kandi mperuka dufite umwana. Kareka nkubwira ngewe none hagiye kunkura mu nzu. Yego. Ayi isa ndasenga. Ngaho rero ko bikomeye. Ko numva umwana wanjye ari intambara. Oya we ntago wageze ahanje. Niba nawe gufite nakucungera. Nuko yabongiye habe ku meza, habe muri toilette, habe mu buriri, habe yeye turakubitana umwana nanjye wa mwana najya kwa banyiraru mu mwana n'imiryango yabyivanze. Imiryango yaraje igira gute? Kandi imiryango irasesa. Noneho yaje. Yego. Arahaguruka ati byenje mu gusaba umwana. Mukazana wanje. Ibibazo biri he. Ngaho rero ndamure mu mukecuru n'ubwo nti ikibazo wasanga ari umuhungu wawe mbere kuko nari mbuze icyo musubiza nari ku muhungu we kumuhererezaho. Tavuga turi ko sinteye inda nanga kuyabwisaba. Rahata kandi ko umugabo se kari utera inda. Ariko cyarute we umuntu waratse handi jembe ni yahinduye isura handi nagize ngo siwe nakayajyaga mpa ubu nabyasheri wacu n'umuraka ubu none yarahambiriye yaramaye ko n'ubutorohewe
Yagutaye byanya byose ubu ndaje mu gihe inama nagaruka ubanza none azampambiriza ntago yagiye ari ubwo byanyanje yagiye muri vacances yagiye kuruhuka ngagiye kuruhuka stress ngamwe by'abakire nyine ngamaye iminsi ni kuruhuka stress ngamaye iminsi ngo kwitekereza ngo nasanga narahinduye gahunda ngo nasanga nafashe umwana ariko ze nditekereza nditekereza gise umuntu yabyuka akabyuka yasamye ariko se nayasamye nazaminga yawo tuvugeje ukuri wanjye no kubyana n'umuntu Ongera inama nyine na umuntu mwiganye bari mu muvandi niwe muvandi mwe ngira inanga wose nubwo waje abagura umupangayo wanje ngiye kwihagumbi ntabwo byakuraho isano dufitanye nk'abantu bize twasangiye buri kimwe mbabarira umbwira wowe aho yisigaye uri kungira inama kubyana n'umuntu rero kwera nta nakamwe uruhande rumwe nyine wumva wamwumva keretse ufashe kino gice cyakoze wenda ufashe kino gice cyo hejuru ukakigira ute ukagiha amaguru yuzuye ukagiha ibice by'umubiri byose akajugunya zirambara akagenda neza ubwo nabyemera ariko akimeze kuri ariko hari igihe wagira utyo ukabona mubyaye umwana muzima nuko wabyana n'igicumbi ukabyara umwana muzima yego nese ntabwo uzi ko amaso ari uruhererekane bivuze ko n'umwana azabyara nawe azaza ninagira kuri iyi ako n'ubundi buriya hari igihe bitabura 100% pe mu by'ukuri amafaranga zawe nazo ndazumva arakora ariko none iyo ngiye ko isano y'amaraso aba ari uruhererekane nkatekereza ukuntu yageze n'umwana akayagenda ari muri aya ngaya nka kuragenda ese bo mwana wo bazabyaza rero no tutagira n'amaguru yose mana yanjye nubwo umuntu ati ndavuga ngo niyo turyamye umva ubishushanya ni nko gufata igiti ukakirambika hano ugafata n'ikindi ukagira icyo nkora nuko mubeshya umutima wanjye n'umukuti habe gahunda z'ubwo mwigeraho mutewe ibya gahunda nyine ni uguhumiriza nawe urabyumva gahunda zaba arasobanurira nyabaki ni uguhumiriza kugira ngo none se we ufite uwe mupango se cyangwa umupango urafatika urumva ubushize nanjye twaravuganye nanjye usiko ndi ku rugamba bitoroshye ariko urateganya iki gihe wenda ndacyamujijisha buriya zikuriya mwana ari wowe none se kuzongera umwana atega mubaza umwana wa kabiri uzongera umubyarane na papa Chris wa nyawe kuko n'umuntu wo kubyara kanakira nanjye ntabwo nzi ko nzabigenza ariko mba numva bitaza pe nose wazabwe n'ubundi waguteye inda ya Chris kugira akagukora wowe ugira amahirwe ubundi wakubyaje umwana umwe nakubyaza n'abandi wowe kuva bitaranarabura kandi ubwo wasanga waramujugunye mukamutakora baravugana turavugana ubwo nuko amereye nyibwirira wowe numva bikaza wowe ibyawe biroroshye aho kuwangira inama muri ese naza akambwira ati Daniela mbara ese basi nkuko niyeranje nawe hari uburyo wabigenza hari umuntu utekereza yibuze ufitemo na 20% yo kwibona abantu b'abagabo niyo waba umwiyumvamo watabishatse ntiyabikora ngewe rero ni ku buryo se wiyumvamo umuntu yakunanira nyine arahari arahari pe ikamubwira arahari ambana hasi mba twahorana niyo ndyamye rwose rikamubwira no kugira ngo hagire n'ikintu kigenda neza ngiye ndi kumwe na byembe nibinsaba ko mbande gutekereza coach mu mutwe yes coach ariko ubwo nyine ntabwo muri iyi minsi kuva tudacana uwaka anatoranya bakare wese yego yabikeka ure mfite ibitekerezo kagira inkuru icyambere no guhangana na byembe usangana nute wumvanye ko ukagira cyakaza urarubona narusezeranyemo akubundi naho ndi munsi kurubagira cyo bamereye nabi cyane ariko bakuru kwivanga mu ngo z'abantu reka nkubwire nafashe imipanga ibiri ngiye wa mbere ngiye kukubwira ngi nawe guhangana na byembe ni yaza kansura mu kumara gusohokamo natsura manjyana gusa kujyana nayo mwarasezeranye 50% 50% icyari ngibyo bya gatanya nabyo nyuma n'inyanzi ntabwo nzayisohokamo mubanibuye anyirukane nanga kugenda inumva icyo nshatse kukubwira ayisoramo mpande ibe mpangara harayifiteho ni rwifiteho yaha agusora mwanda kuko nayo wamusohora ntabwo gushaka umwana bisaba gusohoka mu nzu yegura kuko nubundi ntiyaboneka inzu yazayisoramo undi mwana aboneka ate mutari ku mupangu wa mbere tukagumya tukabaho duhanganye nkashaka ikintu namukuraho namara kubona nzambere nka muto
umupango wa kabiri ndashaka ukuntu ndakuzi ntujya ubura uburyo kabiri gushaka ukuntu nagusha koci mu mutego koci yemeye kuntera inda ubona bizamo se ubona ari ikigabo cyatereteka kiri serious byatara naho yateretera akagira hagarukira ariko very serious mugabo imbere y'umugore birashoboka we nakora iki birashoboka pfa kuba wowe wamwishize gusa uzabura ukuntu umugusha neza gake gake azabigwamo we mushobora kujya musohoka mushobora kujya mugira reka abagabo bagira umutima woroshye mbere yadufata ko yakingura ndi muzima azabafatira hari kumuri abana ntago muri abana ngewe ntabwo nagushyikira kubyara umuntu utiyumvamo nimba wumva urumva reba umwana watwise ariko nta gatekerezo nta kibundi ubwo we ntiyaza afite stress mu maso na hehe hose neze nyine urumva yaba umwana nyabaki umwana agomba gusamwa umuntu abyiyumvamo konsantaje nyine gishyire hehe ngushe koci ncatishe wenda cyangwa ncatishe n'imiti ngo hari n'udute baje bashyiramo we abantu bakabakunda ntabwo ntabyo tumenya ngo ibyo bintu cyane ibyo bintu se na mama wanze kamaza n'umuti w'igicurane ntabwo ibyo bintu abantu bako bagira n'imiti bisiga abantu bakabakunda neza hari ukwizeza ko yayivuga ubu niyo wambwira ko njya gushaka muri Kenya najyayo imiti sinzi ariko ngiye ndumva buke uko mugenda muganira uko mugenda mugira gute yabona kwiyumvise maboko y'umutima woroshye tugiye mbere naje kubasura mbere uko tureba narakunze no kuganira umuntu mwiza cyane mu buzima busanzwe rwose ngiye nta muntu wangira birunguka wenda si ukwitaka umuntu abanwa n'abandi ariko nanjye siko nta muntu wakugira narakunze n'ukuri ariko nambaba n'umwana utuje somehow uri poli sinzi nyine ubu nyine niko ubibona simbizi ngeze nyine nakwimenyera umuntu wimenya oya nawe wimenya niko kuri ino minsi rero nahuye n'akantu k'akabazo ndavuga ati ariko buriya nibaza nyine ku mubyeyi ndavuga ati ni iyihe nshuti ya mama nareba nkagira icyo namubaza tekereza nibuka ko numvise ko mwiganye cyagiye uza mu rugo burya rero twariganye na mama wawe ariko nyine n'ibigo by'abanyeshuri nta icyo gihe twiganye n'icyo gihe duherukanira twongeye gukubitana twese twarashatse amahoro se rebye nyine nagizeho ikibazo sinzi nimba ari amahoro ariko nyine nagizeho ikibazo umuntu uzabimuganiza cyane kumbura sinzi niyo mpamvu naje rero mvuga ati umuntu mwiza nta kibazo rwose ntugire ikibazo ahubwo isanzure rero mperutse kumwumva ari kuvugira kuri telefone numva ari kuvugana n'umuntu n'ijwi nawe ryumvaga yari umuntu w'umugabo numva ari kuvugana numva amubwira ibintu ngo umwana uri hagati yabo umwana wanjye bimeze bite ntabwo akiri undi mwana ntazi urabizi ko mu rugo ujyanye undi mwana ntabwire umwana yase wowe wenyine none ubwo nzi rwose munsi bakuvugaga ibiki ntabwo nemeje ko ari njyewe ahubwo nicyo niri kwibaza nimba agira undi aravuga ngo umwana wanjye ngiki kandi numva ari undi mugabo nyine kuko yabaye bizera ariko kuvuga bavugana kuri telefone gute kandi bahorana ntabwo bishoboye undi mugabo bakakuvugaho se wowe nyine bakavuga ngo umwana wanjye ngo ngameze ate ni ikibazo nyine kumva ni ikibazo pe sinzi nimba muzaganira ku bwa bucuti bwanyu wenda kureba ko hari cyabikubwira ariko gusa nyine icyo kibazo kirahari sinabimubaza muri ayo mazina namenya ngira usahira hamwe uriya mwana se waba afite undi se nukuri niyo mpamvu uje kwitabaza nyine ko nzi ko muri inshuti mbese ko utamubajije wowe ngo ibyo bintu nabibwirwa namubwira ko ibyo bintu ari kuyiha ko nasanze ari kuvuga mugwaho leta nsubira n'inyuma kugira ngo ibigo n'ibyo abantu bakuru baganira ntiyabura umuntu wabona n'undi muntu bavuga ati byibereye
nibyo ko nta stress byamuteye sinzi ikibazo gikomeye nyine nawe ugiye urwenya ati nshakira amakuru utangiye gukekakekura umuntu mukuru z'ubwo urakeke reka nta gihari sinzi buriya gute se ubundi ndi umwe muri abo nabyo simbizi nabyo nabigizeho ikibazo nyine ni uko nshakira amakuru impamvu uri umwe mbese ibyo byose nyine byanteye kwibaza ndi umwe kuri telefone ati umuhungu wanjye umwana wanjye ni ibintu nyine bidasobanutse bari icyo nzakigukorera ntabwo bigoye rwose amakuru n'inyabona nzayavuga ni ukuri waba umore rero ni umukirisi mubwiza ikintu cyatumye none kuruka ahangaha ntukeneye nshaka amasezerano ahinduka ugiye kuminduka kandi niba narateye inda umwana akabyara sinamurihiriye yewe ntacyo inzu bamo sinjyishyura ni wowe none se ni gute turi gushaka ko mbona umwana wawe iki kibazo ugenda umwana wamubona ariko si mu buhe buryo tekereza umugabo wanjye abimenye umuryango we ukabimenya buri se uzi ko iryo banga ari wowe turifitanye nta wundi muntu uba ugiye kunengura umugabo wawe ubundi akumara iki kinyaruganda si hari indi bivuga ngo amapana singa amapana ndagenda harimo ndakina kumara ibintu byose n'ibyo ariko burya umugore ni umugabo yego abagore babaye bagabo oya umugore agirwa no kuba afite umugabo none si imana nese urahari umugore wawe se wanaza kugira mu mirambije ariko ubu we jewe nshaka burya ni ntamenya ubundi ubu kuki bitikoze ko none se twe twarahuye none se umva uri umugabo wujuje ibyangombwa byose ntacyo ngushinja ariko wibuke ko hari ibanga dufite iryo banga ngenda ryumva sibyo ariko tekereza njyewe se w'umwana wakoze buri kimwe hari ibyo nshaka kumuha nshaka rero ko mubona ibitabaye ibyo sinivuguruza sinisubiraho ndagushyira ku kabatara yesu ubundi ubundi abasirimu no kugukorerwa Rejoice. Merci. Amakoze. Ariko ikigaragara siporo rwose sikumaze guhinduka umuntu waba yarikize do nashakaga ko igenda yaragiye tumva kwacu mu kanwa urabona nyine ko ibintu tuba dukora oya narakubonye muri professionnel njye baragamara muhamagara ntabwo nari mfite icyizere cy'uko nshobora gukora siporo indi ikagenda nkajya kuri sayizi mva usibye ko rero bingeze ku mugabo aho umwana mubanza atagomba kumenya amafaranga yo kukwishyura umugabo arashaka umwana urubura munsi yasarishije yateje imiryango mva kabiri n'ababwiza ni nyine nanjye ubwo nyine niyo mpamvu naje urambwiye nyine ko nshaka cyane nshaka nyine gusa byinshi ndanabizi ndikumva ndabizi nyine ko ushaka kubyara umwana udashaka kubyarana n'uriya mugabo amubwira kiriya kigabo nsinzi ibibazo byaho usibye kuba cyagifite amafaranga gusa ubundi nyine ni bya biti ntamenya ngo ntibwire umugenzi wawe niyo murebye yatangira kuvuga umwana ntangira kureba umwana n'abapera mwana nyagasani n'umutunzi zikuzimu zirabitse uriya mugabo nta kindi kiri kuduha usibye amafaranga ariko uburyo kinkunda naguma muri ruriya rugo narira ibyo nshaka byose umva n'isi hari imenya yose yayibwamo ngenyine ariko mubyarira umwana gusa wowe iyo utekereje ntabwo ubu nta muntu uba wiyumvamo ku buryo buvuga ati umuntu mwiyumvamo ku buryo twabyarana ubu nta bantu ugira uvuga ati uyu muntu mwiyumvamo uretse njyewe uzi amabanga yawe yose umva uretse njyewe nyine uretse kuvuga ngo uretse mu bantu bakamo uretse njyewe uburyo utemerwa n'abo bantu ibaze cyo koza ari wowe ibaze haje nk'abana babiri b'impanga bameze nk'udo
Bose umugisha nawe ukora he? Ariko uyakabaye se uyakaba n'umwana. Basi iki. Wamubwira ko aba bana baje basa nka coach wawe. Ikibazo se kiri he? Icyo ashaka no kubona ntwite ntabwo azigira ubwenge kuko atari bariye. Ngere pamubwira guca. Buri mubyeyi. Njye nkurikije ukuntu twabanye mu kazi kose twagakoze ariko uwo bameye kuyimera shaka rwose nakwemera n'umuntu yitwara umva ko mbere nanze kubyara ariko umva mbonye ikimumisha muri wa rugo nkabona ndatwize nta kindi yambwira uri ngo mwasizanye mama arasezeranye yanshyira hasi yabimenye se yabikora biki ndiye muganga ambwiye ko ndabyara wabona ntanabyara gusa reka twiganirire ibindi biriya tuzabivugaho tuzashaka ikindi gihe tubivugaho basi nawe rwose ubwawe basi ngende uko nabigenza nyine nabyo nzakubwira mba nyine bakoci mu buzima bwanjye bwose pe turi kuba koci wanjye mu gice kimwe gusa nzakubwira ndaje mbitekerezeho sibyo zirikane nzakubwira ikintu cyo gukora basi se nta kwizera umuntu Kisere. Nzakubwira tuzabivugaho. Reka buriya sibyo uko biri kose kandi ndamukunda. Ako se Chris noneho kubyutse wicaye bite? Nzi ibyo ngeze ko nakazi kanabuze. Gisinzi ukuntu ndi kukubona. Mbona sinzi. Ni iki byagucanze ko mbona rwose uribaza cyane. Uhangayitswe n'iki? None kaze byawo kurangiza kwiga ariko ntubone n'ikintu cyo gukora. Gusa ariko nyine cyizere kiba gihari. Ako kana. Ngeza ngenda ndeba ku mbuga ndebe ko naho bari gutangaza akazi k'ibijyanye n'ibyo nizera. Ibyo ntibinaboneka. Sinzi nyine kubaza abantu cyane cyane. Bango ibintu bijyanye n'akazi kukabona. Ibibazo pe. Sinzi ukuntu ibintu bizagenda. Erega buriya mwanange nta kintu wageraho kitakugoye. Ugomba kwiyepfoma, ugakurikira amakuru, ukabaza abo mwiganye. Akazi humura kazaboneka. Ntabwo wabyuka mu gitondo uhite wicara mu kazi. Ntabwo rero ushaka kutuganira dore nk'ubu papa ntahari agira n'amahane. Waramuze kiri. Papa agira amahane kuburyo mutamusanzura mba numva nshaka kugira ngo nkubaze ntamwumva nyine Sibare se mbasa n'ukuri. Nahoze nibaza kuva kera ndi no ku ishuri njya kwiga hasi ubundi kera byagenze gute ko ndumwe nta hano bafite abavandimwe ariko Chris nawe umwe se gutwaye iki ko ni ikibazo bandi bose twigana bumva ngo mushiki wanjye ngo mukuru wanjye murumuna wanjye nyine njya mbyibazaho nyine byibaza ariko mbere nawe ati nimba bibaza ati babona wenda ari umupango kugira ngo mubone uko ishuri ndisoza ariko ubu ndarishoje kandi none ati ndashaka murumuna wanjye cyangwa mushiki wanjye ariko ndetse nari mpari amabanga oya namishe ntazi Jya ubyihorera n'ukuri uracyari umwana se kuko naguhisha iki koko mwana utatekereza mwana niba ntekereje ni ikintu cyumvikana impamvu nagitekereje ibyo byihorera tuzabireba byihorera rwose byihorera